amakuru yacu urukuti yabagira bose King ari umwami w'umwana of course njye nkaba ndi umwami muto. So guys murabizi mu minsi ari igihe kigize kugera noneho mu Rwanda biharaza kuvuga ngo Meddy ngaratimburwa ngo umugore waramukuta kibaza uyu mugore apima ibiro bingahe na Meddy ujya muri gym hamushoboza iki kajya ashyira hasi agakubita inzererezi tinzererezi barayitembura da kanaje kugatekerezaho nsanga ngo atari Meddy. None icyo gihe bana bivugaga Meddy ataranakizwa shaje kora za all night ibaze nahise mbona bikaze ariko umunsi ku wundi ndanibuka umunsi shaka umana ndanibuka umunsi Meddy igize gupostinga ifoto ari kumwe n'ikibwa arangije ari umukobe wagiye muri comment arandika ngo shanga ibisa birajyana yarababaye. So reka twirebera ibyiyumviro bya Meddy rero ku mfura ye y'umukobwa. Ngabo Meddy wamenyekanye ku izina rya Meddy yasangije amashusho mato y'abamukurikiranira ku mbuga nkoranyambaga za kuri Instagram y'umukobwa w'imfura Meila Ngabo asobanura ko Imana yasubije amasengesho yarasenze. Kakana sha Meddy aragakunda asubuka ko yarasengeye ko azabona imfura y'umukobwa cyangwa yarasengeye umwana gusa atitaye ku mukobwa. Ati Imana naragusabye kuba umfura, ati none ibyo nagusengeye warabimasha. Ati Imana izakomera umugisha kabisa. Sha Meddy we nyeri iyo ndirimbo sha nguno bwawe n'ubuni we irijwi. So nukuvuga ngo nyuma yuko asangije abamukurikiranira ibyishimo bidasanzwe aterwa no kuba afite umuryango wuzuye ko bihora ari urukundo mu rugo rwiwe. Ibi byari mu butumwa bw'umunsi w'abakundana ashimira umugore we Ngabo Mimi ati nshima Imana ku bwawe urukundo ndagukunda cyane none kurusha uko ejo byari bimeze. Ngo urukundo niba mukundaga mu munsi 99 ejo aba yamukunze kwijana ashaka gushiduka mukunze kujya nko kuri miliyoni nka 600 ariho urukundo nyine rwa ngubu wabana nko kwijana azakomeza mukunda bazageza imyaka nk'iyezira Mpyisi yari afite witabye Imana amaze kumukunda nka miliyoni 300 cyakoze. Uyu muhanzi rero yasangije abamukurikirana ko Imana yasubije amasengesho ye ikamuha umwana yari yarasengeye. Meddy yagize ati ndibuka nsengera umwana uzazana urumuri icyizere umwana uzazana kubaho kw'Imana mw'isi umwana uzarerwa n'umwuka w'Imana wuzuye ubuhanga no kumva. Akomeza asobanura yuko akunda imbuto Imana yamugeneye. Ati ni igikomangomakazi cyanjye cyo mu bushorishori inshuti magara ya Yesu, igikomangomakazi cyanjye Meila, mbega ukuntu gukunda kwitwa se umubyara ni iby'agaciro gakomeye cyane. Umwana imyaka igiye kugera nko ku binyacumi Meddy amenyanye na Mimi akaba ari mu mwaka wabo wa 3 yiyemeje kubana nawe akaramatasha. Kundi akana ko munagasa subugasa nane Karitasi ndaje mbereka amashusho y'ukuntu byestaye kuko ni kenshi Meddy akunze kugaragaza ko mu buzima bwe ikintu gikomeye cyane afite cy'agaciro ari umuryango we. Buri gihe akunze kubigaragaza. Meddy yavuze yuko Imana yasubije amasengesho yarasenze muha imfura ihuje n'indoto zifuza yarasengeye. Ewana Meddy courage rata nshuti yanjye cya Bruce Meddy cyo cyabuze Imana
sinjye wumva abeshya Imana umusaza arakijijwe tubundi n'ababeshya ati numvaga yuko ari bya bintu nyine bagenda babeshya akagutibura se numvaga ati bya bintu bagenda babeshya akavuga ati ariko Mana nabeshya umusaza arakijijwe ntabwo mwabyumvishe ukuntu umusaza yakijijwe buri umusaza arakijijwe rwose twera yuko ujya ugiye kumusura urinjira akagusengera wanavaye akagusenya ati ibyo bintu byarankomye ati nanjye arigemo numva nakizwa nkawe ko bikomeje kugorana